Nongeye kubasuhuza mu mwese bakunzi bacu, uyu munsi tugiye kurebera hamwe umumaro w'igitunguru mu buzima bw'umuntu. Igitunguru gifitemo ubushobozi bwo kuvura. Usanga kenshi tugiteka mu biryo aho gihumuza ibiryo kigatuma n'ibiryo biryoha. Igitunguru kirwanya kanseri y'uruhu. Igitunguru cyongera ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu. Ku kikiri kibisi cyica udukoko twangiriza mu kanwa. Igitunguru gikungahaye kuri sulfur n'izindi ntungamubiri harimo nka vitamine A, vitamine B, vitamine C na potassium. Ibitunguru kandi bifite ubushobozi bwo kwica udukoko na za virusi zitandukanye. Kurikira neza uburyo wagikoresha. Igitunguru kivura inkorora. Oza neza igitunguru cyawe nurangiza ugihate. Gisaturemo kabiri nurangiza ugishyire mu mushongi w'isukari cyangwa ubuki. Bishyire mu kantu keza upfundikire. Bimare nk'umunsi umwe. Nurangiza ukuremo umutobe ujye unywa akayiko kamwe mu gitondo na nimugoroba akandi kayiko. Ibyo bizica udukoko tumunga umubiri kandi n'inkorora izahita ikira. Igitunguru kigira sulfur. Sulfur ifasha gusohora imyanda mu mubiri kandi ikabasha no kugabanya uburibwe mu mubiri. Igihe uzaba ukoresheje igitunguru bizatuma iyo sulfur iri mu gitunguru igabanya uburibwe waterwaga n'inkorora ako kanya. Igitunguru kandi gihagarika kuruka. Niba ukunda kuruka cyangwa se ukaba ugize ikibazo cyo kuruka, dore ibyo wakora kugira ngo uhagarike kuruka. Kata igitunguru mu duce dutoya nurangiza ukoremo umutobe w'igitunguru. Shaka icyayi gisanzwe. Uko wabikora: fata utuyiko tubiri tw'umutobe w'igitunguru utunywe. Nurangiza hashira iminota 5 ufata utundi tuyiko tubiri tw'icyayi natwo utunywe. Ako kanya kuruka birahita bihagarara. Igitunguru kandi kivura n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye, harimo nk'indwara zo mu matwi, hakabamo indwara ya prostate ku bagabo, hakabamo kandi n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Koresha igitunguru rero mu buzima bwawe bwa buri munsi, ntugahagarike gukoresha igitunguru. Kugira ngo ugumane natwe urasabwa gukora ikintu kimwe, ni ugukanda ku ahantu handitse ijambo subscribe. Ibyo ngibyo byonyine biraba bigufashije kugumana natwe igihe cyose. Yari Creative Teacher 250.